Reka nshuti mukundwa twongere dushime Imana yabanye natwe mu minsi yatambutse yose, ikaba yongeye kubana natwe muri aka kanya, tukaba tugiye kwigira hamwe ijambo ryayo. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Igitabo cya Mariko nicyo cyigisho turi kwigira hamwe muri iki gihembwe, aho muri iki cyumweru dufite insanganyamatsiko igira iti imbere n'inyuma. Aho icyo kwibukwa kiboneka muri Mariko igice cya 7 umurongo wa 15 hagira hati: nta kinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye, ahubwo ikiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Reka mbere ko tujya mbere mu cyigisho cy'uyu munsi dusenga Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje wabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda. Tugushimiye ko nje kutugirira ubuntu bwo kugira ngo twongere twige ijambo ryawe kuri uyu munsi wa none. Turakwinginze rero kubw'icyigisho tujye kwiga uyu munsi, ubane natwe, tuyoborwe nawe. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Uyu munsi kwa kane tugiye kurebera hamwe icyigisho kigira kiti kugobwa ururimi. Kugobwa ururimi. Reka tujye muri Mariko igice cya 7 umurongo wa 31 tugeze wa 37. Ninde wazaniye Yesu? Ninde wazaniwe Yesu kandi niki yamukoreye? Nitujya muri iki gice cya 7 cya Mariko tukarebera hamwe umurongo wa 31 kugeza wa 37, turabasha gusobanukirwa n'icyashatswe kuvuga aha ngaha. Umutwe w'amagambo uragira uti Yesu akiza igipfamatwi kandi kidedemanga. Ava mu gihugu cy'Itiro anyura i Sidoni, ahagera mu nyanja y'i Galilaya anyuze hagati y'i Dekapoli. Bamuzanira igipfamatwi kandi kidedemanga, baramwinginga ngo agishireho ikiganza. Agikura mu bantu, arakihererana, agishyira intoki mu matwi, acira amacandwe, agikora ku rurimi, arararama, areba mu ijuru, asubiza umutima, arakibwira ati Efata, risobanura ngo zibuka. Amatwi ye arazibuka, n'intananya y'ururimi rwe irahambuka. Avuga neza, arabihanangiriza ngo batagira uwo babibwira. Ariko uko yarushagaho kubihanangiriza, ni nako barushagaho kumwamamaza rwose. Baratangara cyane bikabije, baravuga bati byose abikoze neza, azibura igipfamatwi kandi akavugisha ibiragi. Ni ukuri Kristo akora ibitangaza. Kristo nta cyamunanira. Kristo ashobora gutuma abatabasha kuvuga bavuga, ndetse agakora n'ibitangaza byo kugira ngo n'abatabasha kumva babashe kumva. Natwe niba hari uburwayi dufite dukeneye kuba twavurwa, twakwegera Yesu. Kristo ashoboye byose kandi ni wowe wenyine wo kwiringirwa. Ni wowe wenyine ushobora kudukiza ibyananiranye byose. Kristo niwe tukwiye guhungiraho byose. Inshuti bakundwa bene data, Yesu ntiyanyuze iy'ubusamo agaruka i Galilaya avuye i Tiro n'i Sidoni. Bigaragara ko Yesu yafashe inzira igana mu majyaruguru aturutse mu karere ka Tiro, anyura i Sidoni rwagati. Yesu yanyuze i Sidoni rwagati. Anyura iy'ubutaka, arambuka. Aramanuka.
anyura mu majyaruguru y'iburasirazuba bw'inyanja ya Galileya. Abona kugera hafi y'inyanja. Rwari urugendo ruzenguruka. Abigishwa bagiriyeyo amahirwe yo kumarana nawe igihe cy'inyongera cyo kwigishwa nawe. Isomo ntirivuga neza abazaniye Yesu uwo muntu, ariko ikibazo cye cyarumvikanaga neza. Ntabwo yashoboraga kumva, akaba yari afite n'ikibazo cyo kutavuga. Ubumuga bwo kutumva bwatumaga ntawe umwegera, kandi kuba yaracirakije adashobora kumva ikintu na kimwe byatumaga bimukomerera kwiga kuvuga. Bishoboka ko ikibazo cy'uwo muntu yarakimaranye igihe kirekire. Yesu yamenye ingorane uwo muntu afite, amukura mu ruhame rw'abantu maze amushyira ku ruhande aramwihererana. Uburyo bw'Umwami wacu bwo gukiza uwo muntu bwari buteye amatsiko, cyane cyane ku basomyi bo muri iki gihe cy'iterambere mu buvuzi. Yashize intoki ze mu matwi y'uwo muntu, acira amacandwe, ayamukoza ku rurimi, maze asuhuza umutima. Yesu yakoze ku bice by'umubiri by'uwo muntu bifite ikibazo kugira ngo akire. Ariko se ni iki cyamuteye gusuhuza umutima? Yasuhuje umutima ubwo yatekerezaga iby'amatwi yanze kumva, ukuri ndetse n'indimi zanze guhamya iby'Umucunguzi. Biratangaje hano, iyo twanze kumva ukuri tuba dupfuye amatwi. Iyo twanze guhamya ibya Kristo, mu by'ukuri tuba dupfuye, ururimi rwacu ruba rutakivuga. Niyo mpamvu rero dukwiye gutega amatwi ibya Kristo ndetse tukabihamisha abandi tubivuga. Ndetse nshuti, mu buryo bw'igitangaza, Yesu yakijije uwari ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, abasha kumva no kuvuga. Gusuhuza umutima kwe kugaragaza aho ubushobozi yahawe n'Imana bugarukira ku birebana n'umudendezo wo guhitamo w'ikiremwa muntu. Inshuti mukundwa, natwe yagombaga gushyiraho agahato. Abantu bose bafite umudendezo wo guhitamo uwo bagomba gukurikira. Inshuti mukundwa, umutware w'umucyo cyangwa umutware w'umwijima nibo dukwiye guhitamo gukurikira uwo dushaka. Yesu Kristo yashoboye kuzibura amatwi arumva, ariko ntabwo yagombaga guhitamo imitima y'abatamwizera kumwemera nka Mesiya. Ntabwo Kristo ahatira abatamwizera ndetse ngo bamwemere nka Mesiya. Icyo Imana ishobora gukorera abafite ubushake bwo kuyigarukira. Niba nawe waratambikiriye ugatambikira, ukwiriye kugira ubushake bwo kongera ukagarukira Kristo. Kristo yiteguye kukwakira. Ahari waba warigeze ugingiranya kuba wahamya ukwizera kwawe, ugasa nkaho wifashe mu byo wagombaga kuvuga. Icyo gitangaza rero kiratinyura, kikongera umwete wo kumvisha umuntu ko Umwami Yesu ashobora kuzibura amatwi yawe, ukabasha kwiyumvisha ibyo abandi bakeneye, ukabigira ibyawe, ukaba wababwira ijambo ribafasha rikabakomeza mu rugendo rwabo.
Nshuti rero, kuri uyu munsi dukwiye kugira amahitamo mazima yo kwemera kuyoborwa n'ubushake bw'Imana, tukavuga ibya Yesu ndetse tugatega amatwi tukumva ibyo Kristo atubwira, tukabihamiriza natwe tubibwira abandi. Ni ukuri impano zacu zo kumva ndetse no kuvuga tugwe kuzikoresha tubwira abantu ibya Kristo. Icyo nicyo ngusabye kuri uyu munsi, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Reka dusoze icyigisho cy'uyu munsi dusenga. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe ukaturinda, ndetse no mu magambo y'iki cyigisho tumaje kwiga turagusabye kugira ngo atwubake. Nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena.